Soma Bibiliya ku buryo burambuye Iyimukamisiri umutwe wa 13. Uhoraho abwira Musa aya magambo ati: uburiza bwose muri Israheli uzabunture, bwaba ari ubw'umuntu cyangwa se ubw'itungo n'ubwanjye. Musa abwira rubanda ati: muzajye mwibuka wa munsi mwaviriyeho mu Misiri mu nzu y'ubucakara, kuko Uhoraho yabakuyeyo abigirishije imbaraga z'ukuboko kwe. Ntimuzarye imigati kuri uyu munsi, kuko musohotse ubu ngubu mu kwezi kw'amahundo. Igihe rero Uhoraho azaba yakwinje mu gihugu cy'Abakanahani n'Abahiti n'Abahemori n'Abahivi n'Abayebuzi, ari nacyo yarahiriye abakurambere bawe ko azakiguha, igihugu gitemba amata n'ubuki, uzakora uyu muhango muri uku kwezi nyine. Uzamara iminsi 7 utunzwe gusa n'imigati idasembuye, maze ku munsi wa 7 hazaba umunsi mukuru wo gusingiza Uhoraho. Bazamara iminsi 7 barya imigati idasembuye. Ntihazagire umugati usembuye uboneka iwawe, ntihazagire umusemburo uboneka iwawe mu gihugu cyawe cyose. Kuri uwo munsi uzasobanurira umwana wawe uti: tugenze dutyo twibuka ibyiza Uhoraho yatugiriye igihe adukuye mu Misiri. Uhoraho yagukuye mu Misiri abigirishije imbaraga z'ukuboko kwe. Ngicyo ikizakubera nk'ikimenyetso mu kiganza cyawe, cyangwa urwibutso ruri hagati y'amaso, kugira ngo itegeko ry'Uhoraho rihame mu kanwa kawe. Uzubahiriza iryo tegeko igihe cyaryo kigeze, uko imyaka igenda isimburana. Igihe rero Uhoraho azaba yakwinje mu gihugu cy'Abakanahani, maze akakikwegurira nk'uko yabikurahiye ubwawe n'abakurambere bawe, uzature Uhoraho ikivutse uburiza cyose ku mugore n'ikivutse uburiza cyose ku matungo uzaba ufite. Uburiza bwose bw'igitsina gabo bugenewe Uhoraho. Icyakora uburiza bwose bw'indogobe uzabucunguze isekurume y'intama. Niba utayibucunguje, uzabuvune ijosi, n'umuhungu we w'imfura mwana bawe nawe uzamucunguze itungo. Igihe rero umwana wawe azakubaza ngo ibi ngibi bivuga iki, uzamusubiza uti: nuko Uhoraho yatuvanye mu Misiri mu nzu y'ubucakara abigirishije imbaraga z'ukuboko kwe. Koko rero Farawo yari yanze kuturekura ngo tugende, maze Uhoraho yica ibyavutse uburiza byose mu gihugu cya Misiri, kuva ku mfura y'umuntu kugeza ku buriza bw'amatungo. Ngiyo impamvu ituma ntura Uhoraho igitambo cy'ibivutse uburiza byose by'igitsina gabo, ariko ngacungura imfura yose mu bahungu banjye. Ibyo bizakubera nk'ikimenyetso mu kiganza cyawe cyangwa hagati y'amaso yawe, byibutse ko Uhoraho yatuvanye mu Misiri ku bubasha bw'ukuboko kwe. Imana inyuze Abayisiraheli mu nzira iziguye. Farawo amaze kurekura imbaga y'Abisiraheli ngo bigendere, Imana ntiyabanyujije mu nzira, iboneza mu gihugu cy'Abafilisiti, nubwo ari iy'ubusamu. Kuko Imana yibwiraga iti: hato iyi mbaga itazasubiraho ku mpamvu yo gutinya imirwano, maze bakisubira mu Misiri. Hato iyi mbaga itazisubiraho ku mpamvu yo gutinya imirwano, maze bakisubira mu Misiri. Imana rero inyuza rubanda mu nzira iziguye ahagana mu butayu bwegereye inyanja y'urufunzo. Abayisiraheli bimutse mu gihugu cya Misiri bigabanyijemo imitwe. Musa yimukana amagufwa ya Yozefu, kuko Yozefu uwo yari yabisabye Abayisiraheli, akabarahiza ababwira ati: Imana ntizabura kubatabara. Icyo gihe muzave muri iki gihugu mujyanye n'amagufwa yanjye. Bahaguruka rero i Sukoti, baca ingando ahitwa Etamu ku musezero w'ubutayu. Uhoraho ubwe yabagendaga imbere.
ku manywa yabaga ari mu nkingi y'agacu kugira ngo abayobore inzira, nijoro akaba ari mu nkingi y'umuriro kugira ngo abamurikire, bityo bagashobora kugenda ku manywa na nijoro. Inkingi y'agacu ntiyaburaga na rimwe kujya rubanda imbere ku manywa, n'inkingi y'umuriro ikabagenda imbere nijoro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Hari ubusobanuro batanze mu Bibiliya ntagatifu hasi. Umutwe wa 13 umurongo wa 9, ikimenyetso mu kiganza cyangwa hagati y'amaso. Nibahimbaza batyo umunsi mukuru wa Pasika buri mwaka, Abayisiraheli ntibazibagirwa na rimwe ibohorwa ryabo ritangaje, mbese nk'uko umuntu atibagirwa inkovu iri mu kiganza cye cyangwa umutako yambara mu gahanga, kuko aba abibona buri munsi. Igihugu cy'Abafilisiti bari batuye mu majyepfo y'igihugu cya Kanahani ku nkombe y'inyanja ya Mediterane. Uturutse mu Misiri wahagera hashize iminsi 3 cyangwa 4 gusa. Nyamara Abayisiraheli ntibanyuze iyo nzira ngufi kandi yoroshye, ko batinyaga guhura n'ingabo za Farawo zaharindaga zitonze. 13 umurongo wa 18, inyanja y'urufunzo. Abahanga benshi bubu bakeka ko iryo zina rivuga urwunge rw'ibiyaga n'ibishanga biri hagati y'inyanja ya Mediterane n'inyanja y'umutuku. Aho hantu harimo imbingo n'imfuzo nyinshi, kandi hari ubwo amazi yabagamo menshi ubundi akagabanuka hamwe na hamwe habagamo ibyambu. 13:21, mu nkingi y'agacu n'umuriro. Mu nkuru n'ibitekerezo by'Abayisiraheli ibyari nk'ikigereranyo cyo kubumvisha ko Imana iri kumwe nabo kugira ngo ibayobore kandi ibarinde amanywa n'ijoro. Ese twebwe iri somo ryatubwira iki? Ratubwira ko Imana yakoranye n'isezerano umuryango wayo. Mwumvise ko bagombaga gutamba ibyavutse uburiza, n'abahungu bagomba kujya batambwa, ariko ngo bacungujwe gutamba itungo mu mwanya w'abahungu b'imfura. Nanjye ngize amahirwe yo kubyibuka, ntabwo nabibyibukaga. Burya rero ngo inzira ya bugufi hari igihe atari nziza. Aha batubwiye ko Abayisiraheli bagombye kunyura inzira ndende ngo bazagere mu gihugu Imana yabasezeranyije. Tuzirikane ko Imana kugira ngo tuzagire icyo tugeraho atari ngombwa kunyura inzira y'ubusamo. Inzira zigoye zo kubanza kuvunika ngo tuzagere ku cyo Imana idutegurira, niyo nzira ikomeye kandi nziza. Nicyo mbifurije. Nabo ntibanyuze mu nzira y'Abafilisiti, ahubwo banyuze mu nzira ndende kugira ngo bazagere mu gihugu Imana yabasezeranyije. Akanyuma navuga kuri iri somo ni uko Imana yabajyaga imbere ku manywa mu nkingi y'agacu kererana, nijoro mu nkingi y'umuriro. Niwizera Imana ukayiragiza, ukayisenga mu gitondo ngo ikurinde, uzabona izakujya imbere ibikorwa byawe by'umunsi yose. Nuyiragiza ugiye kuryama, izana inkingi y'umuriro irari gukingiye ibibi byose. Twiringire Imana kandi tumenye ko itadutererana, haba amanywa haba nijoro. Mugire umunsi mwiza.